Birasa none bwoko ki? urabona yuko ingabo z'Ababyayimana zaratsinzwe maze inkotanyi zifata ubutegetsi ariko zinahosha intambara n'umwiryane. Reka dukomeze turebe ukuntu impunzi zaje guhunguka maze zigasubizwa mu buzima busanzwe. Murabona iriya ni impunzi yari ihungutse. Numvisha yuko mu Rwanda ngo ari amahoro, nari narahunze harabuze amahoro. Ngeze mu Rwanda numva hambwira ngo apfuye inka ndapfa, ubuse ndahera he Mana yanjye ko Murabona bahuye na kande gifite ikibazo ki nari narahunze none ndashaka kandi sinzi aho nerekera. aje mukubwira. Ageze mu Rwagasabo agiye gushakisha umuyobozi, ageze ku buyobozi agiye gushaka fande y'epfo maze aturebe yuko amushyira mu buzima busanzwe maze yongera abe umunyarwanda areka amakimbirane. Bagiye kwa general. Arabaza Teresa Ruki aramwangira hari umuntu wari ufite ikibazo cy'uko yahungutse ndamufasha. ageze kuri RCA wowe munyegereze murebe Ndahari mubyeyi. ushinzwe kwakira abatatse bavuye mu buhunzi. Umugabo wacu none twumvishe ko mu Rwanda ari amahoro. Twumvise ko mu Rwanda nta mahoro n'ubu batashye. ari amahoro nta bana wajyanye mwazanye Abana nari nabajyanye ariko barashatse none nazanye n'umugabo wanjye gusa. Ubuyobozi bw'u Rwanda rwose abatumyeho amashuri arahari kandi nzi mu kanya ndajya kubereka abanguriye bagombe kubereka amacumbi uri kumva Abafande bavuga ubwo ni make. ukuvuga ngo bazabaha amazu bazabaha amashanyarazi Bazabashanyarazi. ibintu byose